Tada! Yes! So, nikaze cyane kuri channel nje banyita Chance. Ubwo nge kubereka uburyo ushobora gukorera amafaranga. TikTok yamaze kuba imbuga nkoranyambaga ikundwa n'abantu benshi cyane kandi atari yo kwishimisha cyangwa se kwidagagura gusa. Wari uzi ko ushobora gukorera amafaranga kuri TikTok? Ese wari uzi ko mfite uburyo ushobora gukorera amafaranga udafite followers n'umwe ugukurikira? Yego ndabizi ko bikaza cyane kandi ubu ngiye kukwereka uburyo ushobora gukorera amafaranga kandi niba ari byo ushaka waje ku video nyayo kuko iyi video nibyo ngiye kukwereka. So ndangushaka kugutindira, reka tugende ku buryo bwa mbere, uburyo ushobora gukorera amafaranga ku murongo. So uburyo bwa mbere ni kwamamaza ibicuruzwa. Iyi bayita influencer marketing. So nukuvuga ngo hano ugiye kwamamaza ibicuruzwa bya societe cyangwa se ibicuruza bya business bya company izwi cyane. So noneho watekereza ni gute wabona izo business cyangwa se izo societe ushobora kwamamaza ibicuruza byabo? Nutinye, mfite uburyo ushobora kubageraho ukabona ibicuruzwa. Okay, reka nkwereke uburyo ushobora kubikora. Ikintu cya mbere ni ugukora iki? Ni ukubandikira. So reba iyo business ufite nko mu Rwanda, katuvuga wenda ukora video zerekeye fitness, health, none genda kuri online usearching business zerekeye fitness, none ibyo byose numara kubona izo business usandikire ubabyire ko ufite iki TikTok account kandi ushaka ko babona ubahereza abakiriya benshi cyane, nukuvuga ngo hariya ugiye kubagurishiriza ibicuruza byabo. So ubwo ni uburyo bwa mbere ushobora gukora iki, ushobora kubonamo iyo societe ushobora kwamamariza ibicuruza byabo cyangwa se kubicuruza. So uburyo bwa kabiri noneho ni ugushira information zawe kuri TikTok. Nukuvuga ngo iyo company nibibona irakwandikira mu kanya, kuko iyo udashizeho nka telefone number yawe cyangwa se email ntabwo bashobora kukwandikira. So gerageza ushireho email cyangwa se inamba za telefone yawe, uri kubyumva? So ndikugira ibyo wabibonye. Cyambere navuze ngo ari affiliate marketing, nukuvuga ngo hariya ugiye kugurishiriza abandi bantu, nukuvuga ngo kwamamariza abandi bantu, nukuvuga ngo ugiye gukorana na amasosiyete n'ibintu bitandukanye cyane. Gerageza ubandikire nk'uko nabikubwiye cyangwa se ushakishe kuri online. Uburyo bwa kabiri bwo gukorera amafaranga kuri TikTok ni ukugurisha ibicuruza byawe. Yego, nk'uko ubizi TikTok ifite abantu benshi bayikurikira, kandi niba ufite aba followers bagukurikira nubwo baba ari 50 cyangwa se 10 bapfa kuba bagukurikirana. So nukuvuga ngo niba ufite product nk'inkweto ushaka kugurisha, nka buri kintu cyose ushaka kugurisha, just shiraho video kuri TikTok, abo bantu barabireba kandi baragura mu kanya. So ubwo nabwo ni uburyo bwo kugurisha ikintu ukakorera amafaranga, kubera ko nk'uko uri kubona hano hanze nago ari abantu benshi bashaka kugura ikintu kandi nago ushobora kubageraho gusa ukoresheje TikTok. Nukuvuga ngo ako kanya uramubona wo kukigura. Niba ufite aba followers benshi biba akarusho. So nukuvuga ngo just gerageza ugurishe cyangwa se ukore video ya product ufite mu rugo cyangwa se y'ikintu ushaka kugurisha. Ubundi buryo wakorera amafaranga kuri TikTok ni ukwamamaza. Yego, wabyumvishe neza. Nukuvuga ngo hariya ugiye kwamamaza ibintu by'abandi. Katuvuga wenda weho ntabwo ufite icyo kugurisha nk'uko nabikubwiye, noneho ushaka kugurishiriza undi muntu. Ukuntu urabikora ni kuvuga ngo ako kanya ugiye gukora icyo bita affiliate marketing. Ibyo bintu nabivuze kuri channel, ni kuvuga ngo hariya ugiye kugurisha icyo undi muntu, noneho aguhereze percentage commission. Ni kuvuga ngo hariya iyo akiguze cyangwa se umuntu aguze icyo kintu, weho barakuhereza komisiyo yawe, noneho ubahereze amafaranga gabo. Nuvuga ngo iyo komisiyo nayo ishobora kugufasha gukorera amafaranga kuri TikTok kandi udafite ikintu cyo kugurisha. Nuvuga ngo hariya ushobora kugurisha ikintu kiri digital cyangwa se ikintu ushobora gufatika cyangwa se igifatika. So nkuko uri kubona nabwo ushobora gukorera amafaranga ukora affiliate marketing live. So live TikTok live nk'uko bizi abantu benshi bajya kuri live, noneho ugatekereza nukubera iki abantu bari kuri live? Nuko bazi ibanga ryo gukorera amafaranga bakoresheje live. So niba ukunda kujya kuri live, nkwereke ibanga ushobora gukoresha. Wari uzi ko ushobora gukorera amafaranga ugiye kuri live? Yego ndabizi ko wari ubizi, gusa ngiye kukwereka tips zishobora gutuma ukorera amafaranga menshi, cyangwa se niba utari ubizi reka ubimenye. So iyo ugiye kuri live abantu bashobora kukohereza gift.
TikTok ifite future yemerera abantu kukohereza gift, ni kuvuga ngo impano. So iyo bakohereza impano noneho zishobora kuba ari amafaranga cyangwa se buri kintu cyose noneho kigahinduka amafaranga. So uri kubona ko nabwo ari byiza cyane. Gusa ni wibagirwe iyo uri kuri live, katuvuge wenda uri kuri live yo kudansinga, katuvuge uri kubigisha, katuvuge wenda uri gukina piano, ibyo byose bikore. Gusa ntiwibagiwe ko ari abantu bari kukureba. So gerageza ubaganize, gerageza ubabaze kugira ngo bibe neza kurushaho. So ndikugira iyo tip nayo wayifashe. Uburyo bwa nyuma ushobora gukorera amafaranga kuri TikTok ni TikTok ads. Ni kuvuga ngo hariya ubonye aba followers benshi. So niba ufite aba followers nyine ushobora kugenda muri, ni ukuvuga ngo ugiye kuba monetized. So iyo ubaye monetized ni kuvuga ngo ako kanya ugiye kuba muri partner ya TikTok, kandi ushobora kwereka ads kuba fana bawe cyangwa se kuri video zawe n'ahandi hose. Ni ukuvuga ngo hariya ugiye muri TikTok partner. So iyo ugeze ndani ni ukuvuga ngo hariya wabaye monetized. Icyo nacyo ushobora gukorera amafaranga kuko TikTok nicyo ishaka, kandi ishaka ko ubona abantu benshi bagukurikira, kandi n'uburyo ushobora gukorera amafaranga. So nk'uko kubona TikTok ntabwo ari yo kureba video gusa cyangwa se kwishimisha n'umudagaduro. So nukuvuga ngo ushobora gukorera n'amafaranga kuri TikTok nk'uko wabyumvishe, kuva kuri affiliate marketing, influencer marketing, TikTok ads, ibyo byose nk'uko wabyumvishe bishobora kuguhereza amafaranga. Gerageza bonus. So mbafitiye bonus yo kukwereka uburyo ushobora kubona followers kuri TikTok. Yego ndabizi ko ushobora gukorera amafaranga kuri TikTok, ariko si ntabwo ushaka aba followers. Noneho ngiye kukwereka ibanga zigera muri 3 cyangwa se zishobora kuguhereza aba followers b'ubuntu. Yego reka mbereke sasa. Uri tayari? So tip ya mbere ni gukora iki? Ni ukuvuga ngo hariya ugiye gukora iki? Gusharinga link yawe ya TikTok. Gerageza ushare video kuri TikTok, noneho gusa ni wibagirwe gukora iki? Gusharinga link yawe, kuko iyo ushize link yawe kuri Facebook abantu bakareba ka video kawe barakirikaho, noneho bagiye kuri TikTok yawe. Uri kubona ko akona ko ni ka tips keza cyane. So akandi ga tips nyine ni gukora iki? Ni gukora collaboratinga n'abandi. So katuvugenda ari umuntu ukora video zereke fitness, noneho nawe ukaba ukora video zereke fitness, nabwo ushobora kubikoresha ugakorana nawe, noneho abantu niba bireba bagafollowinga uwo muntu nawe bakagufollowinga. So korana n'abandi bari kuri TikTok, noneho murebe ubwo ukuntu urabona aba followers benshi cyane. So ubundi buryo nabwo ni ugukoresha hashtag. So TikTok ifite ikintu bita hashtag, kandi icyo kintu ni cyingenzi cyane kuko iyo robot iba muri TikTok cyangwa se ikurira information muri TikTok ikoresha hashtag. Ni kuvuga ngo niba ukoze video gerageza ukoreshe hashtag, niba ari fitness koresha hashtag zose za fitness kugira ngo TikTok, iyo robot iri muri TikTok cyangwa se cookies ibibone neza cyane, kandi ikore iki? Ibone video yawe ihereze abandi bantu bayirebe. Ubundi buryo bwo kubona aba followers kuri TikTok ni ugukora iki? Ni ugukora video. Yego wabyumvishe. So gukora video ni kuvuga ngo ntabwo mvuze ngo ugiye gukora video buri munsi hoya, gusa gerageza ntiwibagirwe TikTok. So katugenda ukora video imwe mu cyumweru, kandi ni video duto. Urukona ko aba followers baravuga ubwo uyu n'umunebwe hoya. So gerageza ukore video nk'eshatu mu cyumweru. Urukona ko ntabwo ari nyinshi cyane. Ndabizi ko bishobora kurusha, gusa nibwo buryo ushobora kubonamo aba followers. So gerageza urebe niba ibi bintu birahindura TikTok yawe. Kandi n'ikindi kintu, gerageza usharinge link yawe cyangwa se na video zawe kuri Facebook n'ahandi hose, Instagram, aho hose. Gerageza ukoreshe izindi platforms kugira ngo ubone aba followers. Ikindi kintu cya nyuma nari nshaka kubabyira ni ukurondora niche. Niche ni ukuvuga ngo video zawe zerekeye iki? So katuvugenda video zawe zerekeye fitness. Yes, buri gihe kora, niba ukoze video, kora video yerekeye fitness, utahindura. Niba ukora fitness, ejo ugakora cooking, ejo ugakora sport, ibyo ni biki? Kora video zerekeye ikintu kimwe, abantu bamenye ko niba ngufollowinze kugira ngo mbone video zerekeye fitness, badagufollowinga kugira ngo babone ibintu bitandukanye cyane nkanje kuri channel. Okay, mbereka uburyo ushobora gukorera amafaranga. Uri kumva? So rondora ikintu kimwe ushaka gukorera video. Niba ari dansinga, yego ndagufollowinze kugira ngo udansinge. Niba ari fitness, yes, kora video zerekeye fitness, menye ko ngufollowinze werekeye fitness. Kandi niba ushaka ko ngufollowinga kuri Instagram, yes, shira link yawe muri comment ngufollowinge akakanye. Okay, nje nemeye kugufollowinga, nawe wemeye
So link ndashira hasi muri description kugira ngo uyirebe. So ndagushimiye cyane weho twabanye mu iyi video, uri wingeze cyane, ndakeka ko bize ikintu gisha. So nkuko nabikubyiye uri kubona ko TikTok ari ikintu kimwe kandi ari platform imaze kumenywa cyane n'abantu benshi cyane, kandi ndabizi ko nawe ubizi. So nkuko uri kubona ubwo n'uburyo nari mbafitiye bwo gukorera amafaranga kandi bushobora kugufasha. Okay, so gerageza rundamo kimwe, ugerageze urebe niba birakunda, kandi niba ushaka ko mwereza ibindi bitandukanye cyane nyandikira muri comment, noneho menye icyo ushaka kureba gikurikiye. Okay, so reka tubonane mu video y'ubutaha. Ciao ciao.